hari icyanditswe abantu benshi bamwe bazi havuga ngo inzira ijya mu ijuru, aravuga mu gihe cyo kugira mu irembo rifunganye, ngo kuko inzira ari ngari kandi iganisha abantu kurimbuka, icamo abantu benshi, inzira ari ngari. Hanyuma aravuga ngo hari indi ntoya igana mu bugingo, ubwami bw'Imana, bamwe kandi abayinyuramo ni bakeya. Noneho muri icyo cyanditswe aravuga ngo iyo nzira iraruhije. Iyo abantu bumva ibi, interpretation yahise iza mu mitwe y'abantu benshi uko ubuzima bwa Gikristo buruhije. But niwumva context Yesu ari kubivugiramo, ntabwo ari kuvuga ibyo ibihita biza mu bitekerezo byawe. Dore icyo arimo avuga, yari arimo avuga ngo inzira ngari icamo abantu benshi, ni ukuvuga ngo iri popular. Hari mindset, hari imyumvire iri popular ku bijyanye n'agakiza n'Imana, k'umuntu akizwa n'ibyo akora, nuko akwiye gupuruvinga Imana kugira ngo imwemere. Aravuga ngo yicamo benshi, kuko icamo benshi mu basa n'abizera ndetse n'abandi bose batizera ibi bintu nibyo bemera yuko ugomba kwitwara neza, hanyuma Imana ikakureba neza. Wakwitwara nabi ikakureba nabi, wakwitwara neza ikakureba neza. This is the popular teaching all over the world. So yaravugaga ngo iyi nzira icamo abantu benshi, ku buryo benshi bayicamo ntibazi ko bari no kuyicamo. Aravuga ngo ariko hari inzira ifunganye icamo abantu bake. Ikindi iraruhije, in fact yanditse ngo iraruhije, kuri njye yagombaga no kurushaho gukabya akavuga ngo ntishoboka, kugira ngo abantu bumve ko c'est impossible kugendera muri iyi nzira unless ufite support, ufite ubufasha buva ku Mana, unless wizeye. Keretse wizeye niwe nyine waca muri iyi nzira. Ni inzira ya faith, it requires faith. Ni ukwizera dushyira mu Mana kugira ngo iyo nzira tuyicemo, otherwise irakomeye. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo Ukristo ni ibintu bigoranye. Ntibigoranye. The truth is, people don't believe in God, they believe in themselves. Hari ibintu bibiri, you either believe God, wizera Imana, cyangwa se wizera. Ni wizera iyi nzira ntiwayishobora. Niyo mpamvu uvuga ngo irakomeye, because you look, iyo ufunguye amaso yawe wirebaho wowe ukavuga uti ibi bintu na ukabona n'uburyo bikomeye kubishobora. But it says, geraho nuvumbura ko atari wowe ukwiye kwizera, there is somebody to believe. Uwo muntu yitwa Yesu, ni wowe kwizerwa. Wakura kwizera kwawe muri wowe ukizera uwo, kuko kuri we bidashoboka ariko kuri we byose bishoboka. Amen. Inzira nta muntu wayishobora. I'm telling you, umuntu wese uri sincere arabizi ko bigoranye, bigendanye n'imirimo ya buri munsi n'ibimugaragaraho n'ibica mu bitekerezo bye. Arabizi ko keretse ushatse kwirengagiza cyangwa ushatse kuba indyarya. Kandi Yesu ntibyavugaga ati muri indyarya mw'abafarisayo, kubera ko yabonaga ntibishoboka ko mwakubahiriza amategeko, keretse muje mukandeba mukizera ko ari njyewe wabatsindishiriza. Ninabatsindishiriza nimwashobora iyi nzira. Twebwe dushyiraho ingufu tukabwira abantu ngo barusheho gushyiraho ingufu. Izihe ngufu? Tuba turi kuvuga ngo human force, human power, imbaraga za kimuntu. Nyamara dore icyo Imana ishaka ku replacing our strength by His strength. Icyo ashaka ni ukudukuramo n'izo ngufu nkeya twumva dufite, akazitwara akadusimburiza ize, akaduhize mu cyimbo kizacu. You see, ni exchange, ni ugusimbuza ibyahahoze by'abantu biri corrupt, byangiritse, akabisimbuza
ibindi bishya bye. So bityo nibwo bukiri ubuzima bwa Dani buri improved, bwatewemo akagufu. No, bube ubuzima bwa Kristo buri gukorera muri Dani. Amen. Can you imagine? So uko Imana ibishaka ni ubuzima bwa Kristo bukorera muri wowe. So ubuzima bwawe bwatewemo imbaraga no kuvuga ngo duteremo ibiremo, twongeremo turebe uburyo bwakwigira imbere. Nowe nuko ubwo ngubwo bushira, hakaza ubushya busimbura ubwo bwawe. Yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, nuko ubwenge bwanjye bushira, hakaza ubw'Imana, akaba aribwo butangira gukorera muri iki. Ubu Kristo si ubuzima bwanjye buteye imbere. Ubu Kristo ni ubuzima buva ku Mana busimbura ubwanjye. Muri make Kristo ni ubaho ubuzima bwe muri jye. Amen. You see? Niba bingora rero, bya bintu ngo iyo nzira ruhije nta nubwo ishoboka. Aravuga ngo n'abayicamo ni bake. In fact, yamavuga ko iyo nzira ari bake nawe. Ubundi yavugaga ngo ni nini mu bugari icamo igihiriri cy'abantu benshi, ariko indi ni ntoya kuko nta kintu cyawe uzanamo. Ni inzira kwizera niko kuyigucishamo, na ntibivuze ngo izacamo abantu bake inamba. Hashobora gucamo bake umwe ku wundi kuko ifungana, ariko bakazaba benshi. Isi bashobora kuba ari akayira gatoya gafunganye, ariko kazacamo abantu benshi cyane. Ikindi ni kinini gishobora gucamo abantu 20 icyarimwe, ariko akandi gatoya kagacamo abantu 100 ariko umwe. Simana niyo irimo ivuga ngo abazarimbuka ni benshi. I'm telling you, umuriro waremewe Satani n'abadayimoni be. Study the Bible. Umuntu wese uzajyayo ongera bisubiremo azabona ko atari ahantu, atari ibintu yaremewe, byaremewe Satani n'abadayimoni be. So you should not go there. Biroroshye. Agakiza kari free, ni ukwizera. Wari uwagupfiriye agafata umwanya wawe ukakira ibyo yaguhaye. Atware wowe wambarewe, atware wowe wakirewe. Iyo exchange niyo ikenewe. Kwizera kwa tugushyira muri we, ibyacu bigashira, ibye bikaza muri twe. Ubu Kristo nubwo buzima buturutse mu Mana bushya butangira gukorera mu kiremwa muntu. Kubihamya kurushaho uyu munsi mu gice cya 4 ndabereka icyo nabyise byo ubu Kristo ni ubumwe bw'umuntu n'Imana, oneness with God. Ni ubumwe. Na reka nsobanure ubu bumwe. Iyo wize mu byanditswe byera ubona hatubwira ko Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo, yuko nawe ujya kwa Data atamujyana. Akatubwira ko Yesu yaje ngo kutwunga n'Imana, ko yahindutse umuhuza wacu, mediator, waduhuje n'Imana, kugira ngo ubwanzi bwari buriho igisika cyadutandukanyaga kiveho, maze habeho ubumwe bw'umuntu n'Imana. Akenshi iyo tuvuze ubumwe bw'umuntu n'Imana, abantu mu bitekerezo byabo bagira ibintu bikurikira. Bumva Imana iraha, natwe turaha, ku buryo nyine nta kibazo dufitanye, nyine twaje hamwe n'Imana. Ubumwe n'Imana ni gushaka kuvuga buragukiza. Ubwo ngiye kuvuga ubwabwo n'ubwumva burahagije kugukiza. Ubumwe n'Imana ntabwo ari Imana iraha natwe turaha. You be shocked nubona iki byanditswe bivugaho. Ni uburyo twaraje tubasude, dusudirwa ku Mana. Na ubundi niba ibyo bintu byasobokaga, ni nko gufata icyuma ubundi kugira ngo habeho sudire, nuko izo materiyeri zigomba kuba zifite karite zimwe. Na gufata igiti ngo gisudire ku cyuma. Now Imana mu kuvuka bwa kabiri twaje dufite kamere nk'iyayo, maze iduhuza nayo, idusuda kuri yo, duhinduka umwe nayo ku buryo turi inseparable, ntidushobora gutandukana. In fact turumwe ku rugero rwaho nta mwigisha wabisobanura.
njyewe ubu ngubu icyo ngiye gukora ni ukugerageza gushimaho, ariko nta mwigisha wasobanura ubumwe bwacu n'Imana. It's so deep, it's so deep. Hallelujah, amen. Birimbitse cyane ku buryo njyewe ngiye kugerageza gushimaho kubw'umwuka w'Imana n'ubuntu bw'Imana. Hari icyanditswe gikomeye, iki cyanditswe gishobora kubisobanura mu buryo bworoshye. Haranditse muri Yohana 15:5, nabanza gukoresha gutya abantu batakizana Bibiliya, mufungure Bibiliya bazifite tuharebe. Mufungure Bibiliya, utayifite wenda ushobora kutayizanya, ariko utayifite we niba afite inkweto azigurishe agure Bibiliya, niba afite ishati ebyiri agurishemo imwe agure Bibiliya, hanyuma aba afite nawe Bibiliya ye. It's important. Nagira ngo tugerageze gusesengura kino cyanditswe cyera. Aravuga ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mudafite. Nusoma ama commentaries yose azakubwira ko in fact ntabwo ari ama commentaries yonyine, guhera mu gice cya 13 cya Yohana Yesu yari arimo avuga amagambo ye ya nyuma muri icyo gihe yari agiye gupfa. In fact nutangira gusoma mu gice cya 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9 ni amagambo ya Yesu ye ya nyuma, kukirangiza ku gice 21, ku bice 21 apfa akazuka. Ibi bice bivuga urwego rwo hejuru. Yesu atangira kuvuga ibintu bisa naho bihanitse. In fact ibi bintu byose bivugwa maho bisa naho bitashoboka, byari gushoboka amaze kuzuka. Apparently abivuga ntabwo yavugaga ko bishoboka ubu, irimo avuga ati nipfa nkazuka ibi bintu nibyo bizaba. Ni muri iki gice rero cya 15 twegereye ijoro, ibi yabivuze mu ijoro ribanziriza urupfu rwe. Ngo iri nijoro ryabanjije mbere y'uko apfa umunsi ukurikiraho. So murumva nta magambo yavuze bwa nyuma. Icyo gihe arimo afunguka umutima akababwira ibintu byimbitse. Nusoma mu gice gikurikira cya 16 tuzabona arimo ababwira, maze ngo baramubwira ngo none uratweruriye ntabwo kitubwira mu migani. Yesu yari agiye gupfa ngo azuke narangiza agende. So muri iki gihe agomba kubabwira amagambo akomeye, ariko aya magambo akomeye yagombaga kuba ukuri amaze kuzuka. So ni muri uru rwego agiye kubabwira ibintu bikomeye, ariko urebye byabaye mu muzuko. Arababwira ngo nije muzabibu namwe muri amashami, nije muzabibu namwe muri amashami. Niba waje hano n'ibitekerezo byawe muri kumwe, ni ubuhe buryo bundi wasobanuramo ubumwe bw'ikintu? Yesu yigishaga mu migani. Ikindi yakundaga gukoresha ingero zituma abantu bumva icyo ashatse kuvuga. Ni urugero rwo gukoresha igiti n'amashami, ni uburyo bwari yarabonye bwamworohera kutwumvisha mu by'ukuri our oneness with him, ubumwe bwacu nawe. Arimo avuga ngo mu Kinyarwanda babyita uruti, ngo cya giti stem, cya giti gitewe mu butaka, urwo ni uruti, ariko uruti ruba rufiteho amashami. Now amashami ntabwo afite imizi, uruti nirwo ruba rufiteho imizi mu bice bigize igiti. Now bivuga ngo ntabwo ishami rikura ubuzima bwaryo ahandi keretse mu ruti. Nta buzima buri guca mu ishami, ntabwo ishami rifite life any different from the stem. Harimo ubumwe bukomeye gusobanura. Hallelujah, amen. Uru ni urugero Yesu ari kutwereka ubukristo icyo ari cyo. Ari kutubwira ati look, ubundi ubukristo ntibushoboka unless rishami rikonekse kuri njyewe. Kandi mwumve ko ishami ridafite imizi. Ishami ryose riri sustained n'uruti. Urwo ruti kuko narwo rukoze ku
ku mizi, imizi ikura ubuzima bwayo mu butaka, aho Imana yategetse ko ibimera byose bikura ubuzima bwabyo mu butaka. Ubireba neza wumva icyo arimo avuga. Arimo avuga ngo ni jye muzabibu, muri make njye ni njye giti, you see, ariko mwebwe muri amashami. We are so connected ku rugero rwaho mudashobora gutandukanya icyo nicyo n'icyo muri cyo. Mwumve cyo kora, hari akantu gato. Uruti mu bigaragara ni umubyimba munini, ruba rufite epeseri nini, ruba ari runini, ariko ishami akenshi ntabwo mu ngano aba ari rinini ugereranyije n'uko icyo giti kingana. Wenda ni muri size ushobora kwibona, ariko quality, karite n'imwe. Binyibukije Yesu ari kubwira Petero, aramubwira ngo icyo gihe aravuga ngo abantu bagira ngo nge ndinde, maze Petero bose baravuga ngo bamwe bagira ngo uri Yohana, abandi bakavuga ngo uri Eliya, abandi wa muhanuzi. Maze aravuga ngo mwebwe mutekereza ko ndinde, nawe bose ntabwo ufite igisubizo. Ako kanya umwuka w'Imana aza kuri Petero. Petero aravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Icyo gihe yaravuze ngo uri Kristo, maze Yesu aramwindukira aramubwira ngo Petero, na iri jambo Petero ubundi yitwaga Simoni. Simoni bivuga urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Umwe y'abasatsi avuga ngo igihe cyose Petero yavugaga amagambo y'urucantege, Yesu yahitaga amwita Simoni. Ubwo ni ukuvuga urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Iyo yavugaga ibintu bikaze yaravuga uri Petero. Mwumve icyo nshaka kuvuga. Aravuga ngo uri Petero. Petero bisobanura agace k'urutare, a small piece from the rock. Yavugaga ngo ubundi iryo jambo yavuga ngo uri Petero. Mwumve, aravuga ngo kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye. Kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye. No muri n'icyo yamubwira ngo kuri iryo yishurirwa yuko ndumwana Petero yamaze kugira ishurirwa rivuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Now Yesu aravuga ngo kuri revelation of who I am niho nzubakira itorero ryanjye. Aravuga ngo the church will be strong if they recognize who I am. Itorero rizakomera mu gukomera kwaryo kose mu gihe rizaba ryubakiye ku guhishurirwa icyo ngicyo. Mwumva itavuga ngo uri Petero, bivuga ngo uri agace kanjye, kuko Yesu niwe rutare. Yesu niwe rutare. Yavuga ngo uri nkanjye muri karite, ukomeye nkanjye, nubwo uri mutari kumeze nkanjye, karite ni zimwe, umwomokaho se, urakamanyu kanjye. Yesu nibyo yabwiye Petero, umeze nkanjye Petero, usa nanjye Petero. That's what it means. Ni agace k'urutare gakomoka ku rutare wenda rwamenaguritse rugakuraho akama cyangwa agace runaka. Yesu nibyo yavugaga. Mwumve, Yesu aravuga ngo mwite muzabibu, namwe muri iki muri amashami. Reka mbabwire iki, umuntu wese uvukira mu isi, I know nzigiye nzabivugira igihe tuzatubwenda iby'iminsi y'imperuka, wenda uko byatangiye muri Genese igice cya 6 hari ikintu kivugwa. Habayeho uruvange rw'abantu n'aba demons n'aba fallen angels n'abamarayika baguye barashakana. Iyo usomye ibice 6 uzabona harabayeho urwo ruvange. Human race, ikiremwa muntu kirandura kugeza aho hari hasigaye umuntu umwe witwaga Noah. Apparently nta n'ibikorwa byiza yakoraga. Ibyanditswe biratubwira ngo yarizeraga. Ngerageza guprovinga nerekana ko Noah ntabwo yari umukiranutsi kuko yakoraga imirimo myiza. Find it in the Bible, it's there. Impamvu yabaye umukiranutsi ni uko yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka.
ariko ikikwereka ko Nowa atarasanzwe ari umukiranutsi nuko nyuma amaze umwuzure urangiye, Nowa yaragiye ahinga uruzabibu, arabona isi yose yarimbutse, ahinga uruzabibu, maze kuhinga uruzabibu akuramo, aranywa, arasinda. Yari umusinzi ku rwego rwo hejuru. Nawe tekereza umuntu wibibiye azi ko ibintu bikomeye, abantu bose bapfuye, Nowa arasinda. Asinze haba ikintu gikomeye cyakozwe n'umuhungu we w'umuhererezi wa nyuma wuri buriri bwa nyina. Nubwo ababisoma nyine baba bavuga nyine ko yarebye ubwambure bwa se, ako bwambure bwa se yavugaga ubwanditswe mu Balewi, aho yavugaga ko umuntu ureba ubwambure bwa se nabareba icyo gihe uzareba n'uri buriri bwa nyina, niko mu gitabo cy'Abalewi bavuga. Apparently umuhungu we yarabikoze kuko ise yari yagiye yasinze atakibaho mu rugo. Ariko nagira ngo mbumvishe iki, hari ikintu gikomeye cyaba, the human race was corrupt. Kugeza ubwo Imana yavuze ngo ntabwo bishoboka sinzahora nduhanya n'abantu. Abantu bari bangiritse kubera ko icyo gihe habaga ibihanda, ibyo bitaga majeya. Nureba bavuga ngo habaga abagabo bakomeye, bari bafite uburebure, abashakashatsi berekana wenda nko bwa metero 6 z'uburebure cyangwa metero 9. Umubonye ngo wahita unitura imbere ukavuga uti Nyagasani nkora iki, kugira ngo ni Imana ije mu isi. So baramajeya, ayo majeya yaje kurokoka, amwe arasigara. Ni gute yarokotse byose yene nzabigarukaho. Ni nabyo havuyemo ibihanda byitwa Abakanani. Muri Kanani habagamo abo bantu, kimwe mu byo bakoraga banywaga amaraso y'abantu bakarya n'inyama z'abantu. Paulo nako umwanditsi yavuze neza, agiye bagiye gutata abo ngo ugiye twabonye twagezeyo kira gihugu ngo twabonye abantu b'abagabo banini. Iyo babivuze twe twumva ari ibintu byoroshye, bari banini physically speaking, ku buryo babonaga ari banini, ngo ni igihugu cy'umwiryane. Uzi ukuntu avuga, because the land eateth its inhabitants. Ni igihugu abantu barya abantu. And it was true, kubera it was connected ko byavuye he kwa Nimurodi na none mu 8 by'itangiriro. Ukuri kuri ngo ibyanditswe bitwereka ko isi yari corrupt, yari yangiritse ku buryo bukomeye. Nowa kwizera kwe no kuba amaraso ye atarivanze n'ibindi biremwa muri icyo gihe bituma arokoka. Imana imubwira ngo yubake inkugi akabikora. Nawe hari ikintu kimwe nshaka kwereka. Demons, abitwa abadayimoni n'imyuka mibi ni abantu ba kera. I submit this to you. Bakurikirana abantu from family to family, kandi bakunda gukurikira lineage, ni ukuvuga imiryango, bakunda gukurikira imiryango. Now, niki kibaha access? Icyambere nuko Adamu yaguye. Now, ukugwa kwa Adamu kwahaye access cyangwa imbaraga z'abadayimoni ku nyoko muntu. Now, you urebye activities, demonic activities imisi zose, okay, sinshaka kubavuga naho ariko hari uburyo badiringa n'abantu bitewe n'uburiwe. Nk'ubu muri Afrika badiringa nabo iyo babona abantu bajya mu mashyamba cyane, bajya kuraguza n'iki naho babatuza. Numva ngo badiringa n'abantu bakurikije agace naho batuye. Naho abandi bumva bari smart, batuye bari ahantu batekereza ko atari haza abandi bajyanye naho batuye, babafasha kumva ibintu bitari mu murongo w'ubumana. Of course biri influenced by them, ariko nube wabimenya, ariko bagakomeza kuba gentle, ukagira ngo ntibahari, kumbe barahari. Bakabaha wrong information, amakuru atariyo, atuma kwizera Imana bigora. In fact, bakaza kugeraho bagira self worship, aho biramye ubwabo bumva ari n'Imana ubwabo. They are influenced by demons, though they are not aware, ariko niko kuri, niko biba bimeze. Na impamvu ibindi kubivuga ni iki? Yesu aravuze ngo nije muzabibu namwe muri amasha. The best way yo kuba deliver kuva mu badimoni, yo kugira ngo abadayimoni gugusengera, niba barimo tuzatubirukana, hano murabizi turabirukana. Now nibaza tuzabirukana, ariko mwumve, the best way kugira ngo batagukurikirana ni uguhindura famille. Niba umuryango wa mwene Adamu wa mbere ukurikiranwa n'imbaraga z'abadimoni, Yesu arimo avuga ngo zubaka itorero ryanjye ku buryo n'amarembo y'ikuzimu yahaguruka ataribasha. The best way
yo kuba free nuko uhindura lineage, uhindura umuryango ukomokamo. Nusoma Matayo igice cya mbere uzabona igisekuruza aho Yesu avuka. Did you know ko nurangiza uri kwiga Matayo uzasanga umuntu wanyuma uvugwa nuko ari Yesu wavutse. Kubera iki bagarukirizaho? Nuko isi yose yari igiye kwizera ngo noneho bavuge ngo Abrahamu yabyaye uyu runaka abyara uyu, birangira kuri Yesu. Noneho bagomba kuvuga ngo Yesu abyara Dani. Amen. Ushire izina ryawe. Nguko uko yagomba gutangira indi lineage idafite umwanda muri yo. Amen. Aho Yesu agiye kubyara generation, aravuga ngo njyewe ndi umuzabibu, I'm a vine and you are the branches. Mwebwe muri amashami ankonekseho na trace y'aba demons. Mpahinduriye umuryango wanyu ntabwo ugihera runaka hari bifite ibibakurikirana. No, mwarimutse muhabwa undi muryango utunganijwe. Bakwereka igisekuruza kuva kera, ubu bwoko bwatoranijwe uhereye kuri Aburahamu. Bakakwereka imiryango 14 kugeza kwa Dawidi, indi miryango 14 kugeza Yesu avutse, bikarangiriza kuri Kristo, kuko noneho abizera bose bari bagiye kuza ngo babe igice cya wa muryango. Paulo abyitubwira avuga yuko muri ubwo bwiru abanyamahanga n'abayuda bagombaga guhura bakagira umuryango umwe. Ubu Kristo ni ubumwe bwacu n'Imana kugeza aho tuva muri lineage yayo, tuva mu muryango wayo. Nicyo gituma ivuga ngo nuko abamwizeye bose bakizera izina rye, abamwemeza bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba, devenir, to become abana b'Imana. That means Imana data ni umubyeyi wabo. So trace, ushaka kuba tracing muri past, usanga data ari ubabyara. So niba ari ubabyara ni yindi generation ibyawe n'Imana. We are so one now. So nicyo avuga ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami. We are one. Ni gute kundi nubundi buryo wabisobanuramo kugira ngo wumve your oneness with God. Now this is the best way to see it. Mu munota umwe cyangwa amasegonda makeya. Now those who come here murabizi ko nkunda kubikoresha. Impamvu nkunda kubikoresha ni uko ibyanditswe bivuga ko we need to meditate, dukwiye kwibwira ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo bintu bibe real. Now kino ni igiti, ni uruti, twebwe turi amashami. Kandi impamvu y'amashami, nibuka igiti ntabwo cyera imbuto, amashami niho imbuto zera. Ngo ubuzima bwose n'imbaraga zose n'ubwiza bwose bw'igiti bugaragarira mu mbuto, kandi izo mbuto ziva ku mashami. Muri make ni twebwe expressinga, ni twebwe tugaragaza the glory of God, ubwiza bw'Imana. Nta bundi buryo wabona igiti cyakwera imbuto kidafite amashami ngo amashami aba ariyo yera izo mbuto. Imana iri kuvuga ngo ibyo ishaka gukora byose izabikoresha umubiri wayo. Igomba kubikoresha abo bantu bari connected kuri yo ngo bahishure ubwiza bwayo mu isi. Now mu masegonda makeya, to help you meditate or see it, you can close your eyes, wafunga amaso yawe gakeya. Reba icyo gishushanyo Yesu arimo avuga ngo ndi igiti, ndi umuzabibu wowe uri ishami. Now mu gihe uri mu bireba, something will happen to you, hari ibintu bikubaho. Wowe ibone nk'ishami. Iki nicyo gishushanyo Yesu ari kuduha, ibone nk'ishami. Ubone uteye ku giti. Ubwo nibwo bumwe bwawe n'Imana. Wowe uteye ku giti,
icyo giti ni Kristo. Ibi murimo nibyo bikuzamukiramo. Ndategeka ngo mu izina rya Yesu ubuzima bwawe buzamure ibikomoka ku Mana gusa. Uhereye aka kanya ubuzima bwawe buzamure ibikomoka ku Mana gusa. Ikintu cyose kitari icy'ubumana gikuyeho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe ni burabye, uburabyo bwiza n'imbuto nziza zituruka ku Mana. You are one with God. Niba hari connection ufitanye n'umwijima wari wo wose, uyu munsi ndabica mu izina rya Yesu. Tandukana n'ibyashize. Niba hari ibintu bigukurikirana, ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Wowe uri ishami riteye ku giti. Icyo giti ni Kristo. Niyo nkomoko yawe. Niyo nkomoko yawe. You are free in Jesus' name. Amen. The word is real. Ijambo ry'Imana ni iry'ukuri ku buryo mushobora guhitamo kuguruka mukigendera cyangwa se mukaribyaza umusaruro. Uri umwe n'Imana. You are one with Him. Uri ishami ryashyiriweho kugira ngo ryerekane ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Ubu Kristo ni ubumwe bwacu n'Imana. Yesu yaravuze ngo nije musabibu namwe muri amashami. Now, niba we wanyumvishije iyo turi kujongera ngo rumwe n'Imana kandi hanavuze ngo rumwe nanjye, hari abantu bamwe bavuga bati ubu se ko avuze ngo rumwe na Kristo, ibyo bishatse kuvuga ngo rumwe n'Imana. So I want to make it more clear for you. Nshaka kukorohereza kubibona kurushaho. Yesu umwe na Data yaravuze ngo Yohana 10:29-30, Data wazimpaye, arimo avuga intama, aruta bose, nawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Njyewe na Data, murongo 30, turumwe. Njyewe na Data turumwe. So Yesu yari umwe na Data. Yari afite ubuzima bwa Data. Yabayeho nk'umuntu wihariye inaha mwisi. Yusi nicyo gituma tumuramya tunamushimira, kuko mu by'ukuri urebye ntabwo yari umuntu usanzwe. Ivuka rye ryari ritangaje, n'imibereho yari itangaje. Wabihakanya cyangwa ukabirwanya cyangwa ukabyemera ko Yesu niwe uri kubivuga. Yesu ari kuvuga ngo njye na Data turumwe ku buryo mutadutandukana. Ubwo ni ubumwe bwa Yesu na Data. Umubonye ababonye Data. Reba icyo yavuze. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Yesu arimo avuga ngo ndumwe na Data ku rugero rwaho umbonye wese, umbonye rwose yakwirirwa avuga ngo ushaka kubona Data, ababonye Data. Ndumwe nawe ku buryo bihagije. Umbonye ababonye Data. Ngo niki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Uzi ko iki cyifuzo Yesu atagikunda. Kumanza utanagisubiza aravuga ngo niki gitumye utubwira ngo tukwereke Data? Niki gitumye uvuga ngo mwereke Data? Haven't you seen me? Umbonye ababonye Data. Niba umbonye ubonye Data. Nicyo gituma yavuga ngo uzumvira ibyo Yesu avuga amategeko ye. That means his word, ijambo rye, ngo we na Data bazazana. Saravuga ngo njyewe, don't worry, aho ndi Data arahari. So I'm so one with the Father, ku buryo umbonye wese ababonye Data. Nawe reba aravuga ngo umbonye abonye Data. Niki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese?
Abavandimwe, abantu benshi bazaba shocked nibajya mu ijuru. Bari biteze kubona abantu batatu, Imana Data hano, biteze kubona Yesu mutoya aho ngaho n'umwuka wera ameze nk'inuma iruhande. Bitegereze basange nta bihari. Babona wicaye ku ntebe n'umwe wenyine, umwana w'intama w'Imana. Babona ari Yesu wenyine. Babaze bati Data ari mu mutwereke, yongera babaza ati kuko umuraca kuko hano urabona ari mwiza. Yaravuga ati niki gituma umbonye ababonye Data. Bavuge bati dushaka utwereke Data. In fact nta n'uwabibaza icyo gihe ubwenge buzaba bwagarutse. Abatari soba bose bazazuka bazi ubwenge. Umwe nawe uzabaza stupid questions, ahubwo bazajya bose bavuge bati nuko biteye. Twese tuzabimenya, you know. Mu muzuko twese tuzamenya ubwenge. I'm telling you. Tuzamenya ibintu ntabwo tuzaza ngo marayika asobanura ntasobanurira. Yes. Muri Luka ibice 9 barabitwereka. Yesu atangiye gusenga ubwiza bw'Imana bumuzaho. Ako kanya igicu kiramutwikira, Mose na Eliya baraboneka. Barimo bavugana nawe ngo Petero na Yakobo na Yohana baraho hasi. Ngo bari basinzire barabyuka, Petero arabibona arabwira Mose twegere baregera. Maze ngo bumva iryo jwi rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda mumwumve. Maze bahita bagumaho, igicu kimaze kugenda Yesu ahitaza. Yesu aje abwira Petero, arabwira ati ibi bintu mubiceceke kugeza umunsi nzazuka. Ntibigeze babivuga kugeza mu rwandiko rwa Petero, aho Petero ngiye kubiyagurutsa ngo twabonye ubwiza bwe kuri urya musozi, ngo tubone ubwiza bwe twumva n'ijwi rya Dawidi kugira ngo gicu avuga ngo twebwe